ndetse na Yada TV tuba twahuye na Bigira Iherezo kugira ngo dukomeze twubake ibintu bigende neza. Uyu munsi Pastor Shimiye ari muri content yo gusobanura inzozi, nanjye nkaba nicaye inyuma ya kamera mubaza mbabariza. Narabwiye ngo mujye mwandika muri commentaire mugati tubaze ikibazo tuzajya tugira gute tugusubiza. Hanyuma uyu munsi tugiye gusobanura izindi nzozi zigiye zitandukanye, abantu bagenda barota inzozi zitandukanye. Uyu munsi tugiye kuvuga ku nzozi zigera muri 3. Tuzajya tugerageza nibura buri kiganiro tuvuge n'inzozi nk'eshatu abantu bakunda kurota. Niba warazirose rero cyangwa se ukaba uzazirota, uzamenye uko usobanuza, umenye nuko bigenda. Twabonye ko inzozi zirebwa mu bice 3. Bareba intangiriro zayo, igihimba n'umusozo wazo. Iyo bitabaye gutyo kenshi ntabwo burya ntabwo inzozi zawe zifite ubusobanuro. Impamvu tureba mu ntangiriro no kugira ngo tumenye ngo byaje bite. Kabiri, impamvu tureba mu gihimba cyayo no kugira ngo tumenye ngo iyo byagenze gusakuza yimereze n'iyange. Hanyuma turebe ngo byagenze gute. Hanyuma mu musozo wayo ese byarangiye bite. Dusobanuze inzozi rero nutubwire uko byatangiye nuko byarangiye. Ari nko umuntu arota ngewe ngo musobanure unarose ngo ry'umuneke. Harese ry'umuneke wawukuye ubu nta busobanuro buri ngo wari uwibye mu isoko bari bawukuzaniye. Wari ukuye wawukiye mu gitoki, wawukiye mu nsina, byagenze bite? Ese ninde wawuguhaye? Reka dusenge Imana hanyuma dutangire ikiganiro cyacu. Turamushimye ko wabanye natwe ukaturinda mu bicuku bya nijoro dusinziriye. Imiryango yacu ukaba wayikomeje, natwe tukaba turi amahoro tugihumeka. Izina ryawe nirabwe icyubahiro. Ijambo ryawe uko riravuze ngo uvugana n'abantu bawe mu bicuku bya nijoro bashyizweho kugira ngo uvuguruze imigabo n'imigambi yabo. Tugiye kuganira, iki kiganiro tubigushyize mu biganza ngo ngiye na Pastor Shimiye n'udukurikiye wese tugabanire kumva ibyo ushaka ko twumva mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Pastor, inzozi ya mbere numva ashaka ko udufasha gusobanura. Yego. Hari igihe umuntu aryama nijoro mu bicuku bya nijoro ashyizweyo, ari mwiyerekwa, ari kurota, kuko inzozi n'iyerekwa biratandukanye. Ariko kenshi Imana imwivugira. No mu kanwa k'abahanuzi no mu mwana wayo no mu ijambo yandikisha. Ariko burya ubuhanuzi bukomeye. Hari ahandi hantu navumbuye Imana ivugira mu bitangaza Imana ikora. Ubundi cyane burya ahantu Imana ivugira abantu narwo batanabizi. Ubundi Imana ivugira mu nzozi cyane kuruta ubundi niyo nzira ivugiramo cyane kuruta ihandi. Umuntu yakubwira ngo yeretswe. Iyi nzozi nibwo buhanuzi bukomeye cyane Imana ivugiramo kuruta ahandi hose. Yego. Ari igihe umuntu aryama nijoro akabona afite umwana mu biganza, aryamye iruhande rwe hari umwana, ahetse umwana, donc akabona afite ikintu bita umwana. Izi nzozi mu buryo bwinshi bugiye butandukanye bitewe n'ikimana ashaka kuvugana n'uwo muntu muri rusange, akisobanuye bitewe n'uko yazibonye. Nk'uko twabivuze ahabanje, bisobanura iki? Buriya kurota umwana biri mu bice nka 2 cyangwa 3. Yego. Icya mbere, kurota umwana, ufite umwana birashoboka ko bitutse no kwamurose. Umwana wamurota ari muzima, wanamurota yapfuye. Ibyo bintu hagati aho hose harimo ubusobanuro. Icya mbere, kurota umwana umukikiye cyangwa se umuhetse, harimo ubusobanuro bubiri. Iyo ari muzima, ubwa mbere urose umwana ari mu biganza byawe. Icya mbere, Imana ishaka kwereka ko iguhaye umugisha. Ari umugisha Imana ishyize mu biganza byawe, ari umugisha Imana iguhaye. Swati yaba ari umugisha w'urubyaro, yaba n'umugisha wo mu kazi ka buri munsi ukora mu iduka se, umugisha wo kubaka amazu, umugisha mu kazi ukora ka buri munsi, ahantu department ukorera mu mishinga yawe urimo gutekereza gukora. Icyo ni kimwe. Ariko icya mbere, banza wakire ko ari blessing Imana iguhaye. Yaba ari no kuba wamugisha wo kubyara, yaba ari umugisha mu kintu cyose uteganya gukora. Mbese banza wakire ko umugisha muri rusange, mu byuhinga, mu byucuruza, mu makamyo ugira, mu mazu ufite, muri plan ufite, mu mishinga yawe ya buri munsi, ni umugisha. Cyo ni cyambere. Mu rubyaro, cyo ni cyambere. Icya kabiri,
uyu mwana ubonye umuhetse ashobora ashushanya asobanura ko Imana iguhaye umwuka wera mu buryo bw'umwuka. Mu buryo bw'umwuka Imana iguhaye umwuka wera. Ahangaha rero nacyo uzacyumve niba umaze iminsi uri gusenga kugira ngo Imana iguhe umwuka wera, niba umaze iminsi uri gusenga kugira ngo Imana ikugire neza, niba umaze iminsi uri gusenga kugira ngo Imana ikurwanirire, niba umaze iminsi uri gusengera ngo Mana mu bihe byiza byo guhembuka, aho ngaho ukabona uhetse uwo mwana urimo kumugendana umuzamukana imisozi umutererana ahantu hose, nabwo uzashime Imana ko aho ngaho imbaraga zikomeye z'Imana ziri kumwe nawe. Uwo ni wa mwana muzima. Kabiri, twabonye ko ushobora kugira umwana upfuye, umwana ukabona uramuteruye ukabona arapfuye, cyangwa se uramuhetse ukabona arapfuye. Menye neza ko Satani arimo kugusabiriza mu buryo bukomeye, ko mu bintu byawe ufite ugiye guhura n'inyatsi, ugiye guhura n'umwaku, ibintu byawe byose watekerezaga gukora yewe rimwe na rimwe ntushaka kubireke. Swati niba washaka kubaka amazu yo gucuruza, niba washaka kujya gukora business yo gucuruza, ukabona uteruye umwana ukabona arapfuye mu biganza byawe, ntushaka ibyo bintu bireke, ntushaka uhita ukuraho rwose, kuraho, rekeraho. Kabiri, uretse umwana upfuye, menya neza ko mu mwuka muri wowe umwuka arimo ikibazo gikomeye. Umwuka arimo ikibazo gikomeye, ariko ibi reka mumaze mubwire, niba ubona uteruye umwana upfuye, nakubwiye ngo ni mu buryo bubiri, mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Swati niba wapangaga ubukwe ukabona uteruye umwana upfuye, uyu mufiyanse, cyangwa ukabona uhetse umwana upfuye, uyu mufiyanse rwose ntushaka ubukwe nabuhari, sezera, shaka uri fiyanse. Urumva ushobora kurota uri kumwe na fiyanse wawe ariko umwenda mufite nk'umwana ari we wamukuzaniye ukabona arapfuye. Oya, ntushaka uwo umuteruye, ntushaka uwo umuteruye, ariko ari byo umaze iminsi uri gusengera. Ari byo umaze iminsi uri gusengera. Ashobora kutamukuzanira wowe ubwawe, wowe ukabona gusa umuteruye ukabona arapfuye, ariko kandi nibyo wasengera. Icyifuzo cyawe ari icyo. Ari icyo. Kuraho. Kabiri, mu mwuka menya neza ko mu mwuka niba nta bindi bintu usengera, wasengeraga mu mwuka wera winginga Imana, menya ko mu mwuka iwawe byamaze gupfa. Ugiye fata amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3, wongera usenga Imana, winginga kugira ngo ukuboko kw'Imana kubigire neza. Nibyo. Ndasheka ahangaha abantu barasobanukiwe rwose kugeza hano, kumva neza ubusobanuro yamaze gusobanukirwa, kuko bura gusobanukirwa inzozi ni ikintu gikomeye. Ariko kenshi burya Imana ivugana n'abantu mu nzozi. Imana ivugana n'abantu mu bicu kujyana nijoro bashyizweyo, niko Yobu yanditse. Hanyuma ikindi kintu nshaka ko udufasha kudusobanurira, Pastor, ukuntu ujya kubona ukabona urose ikintu bita umuyaga. Umuyaga, wa muyaga uhuha cyane, wa muyaga usambura, wa muyaga urabona nka serwakira cyangwa se wa muyaga wandika ari umuyaga uza ari agashuru, kakaza kwizikaho, umuyaga ukaza ugasabunga ibintu byose, ukabona biterura bitwaye. Meri nk'abakobwa bambaye amajipo bajya kubona ukabona umugore cyangwa se umukobwa yambaye ijipo, cyangwa se ukabona umugore yambaye igitenge ugikuyeho ukwambitse ubusa, cyangwa se uraguteruye nawe ubwawe ukakujugunya. Nurota uyu muyaga cyangwa ugasambura inzu, ese ugaza ugakuraho urugi ukarukubita hasi. Nurota uyu muyaga, reka mubwire, menya ko ugiye guhura n'ibigeragezo bikomeye bitoroshye, byazamo n'igisebo, ahubwo aho ngaho byazamo ikimwaro. Ni ikigeragezo ugiye guhura nacyo cyagutera n'ikimwaro, kuko iyo inzu yasambutse, egari ko abantu bagiye kwinjira iwawe, iyo inzu yakuyeho urugi, menya ko amashaya yarinjira mu nzu, menya ko n'abantu bari bubone ibyo wahishe. Nimo kubona ubwambure no mu cyumba, no kubona ubwambure. Niba umuyaga uhushye ugakuraho igitenge cyangwa ijipo, wari wacyambaye ngo uhise ubwambure, uhishe wambaye ubusa, ni ukuvuga ngo ni Satani agiye guteza ikigeragezo cy'urusebo, kigiye guteza n'igisebo, mbese kigiye guteza ikimwaro. Abantu bakakubona ku bwambure bwawe, bakagutaranga. Urabona nk'uko tuba kuri social media, hari igihe umuntu bamwataka ugasanga bamwambitse. Noneho rero birashoboka ko Satani aguteza n'ikindi kigeragezo bwacyo, izina ryawe rigapfa, wowe ubwawe
cyangwa se n'umuryango wawe mukagira ikindi gisebo kuko urumva wenda watanze urugero rwa social media nkatwe abanyamakuru ariko hari n'abandi bataba kwitangazamakuru yego wowe impamvu uhita ubivuga nuko ariyo filidi wavuze kuri filidi yawe iyo filidi yawe uba ariko hari umuntu uba mu rusengero hari umuntu uba mu rusengero aba muri korali akajya kubona akavuga baravuze ati uyu muntu ni umurozi hari umuntu ese ni cya kabiri iki kigeragezo gishobora kuba kinaza kikagutera ikintu cyitwa icyangiro abantu bose bakakwanga ku buryo ugira igisebo gikomeye iki kigeragezo birashoboka se ko waba ufite n'amadeni na banki kaza ikagutereza cyamunara birashoboka se ko waba uri gucuruza umuyaga ukaza ugahuha ibyo bintu ukabisabura ukabona gusabura ibintu menya ko ubucuruzi bwawe satani agiye igihombo kigezaho urukumva menya ko se niba wahatera n'imbeba zikarya imyenda ukabura ibyo wambara ugaseba ndumva ngo mu yandi magambo makeya ugiye guhura n'ikigeragezo cyaguteza ikimwaro mu magambo make umuntu wese yumvemo ahantu hose wari usize inzozi cyangwa se ukazazirota ariko ntusobanukirwe izo arizo menya ko ugiye guhura n'ikigeragezo turaza kubaha umuti w'ibi bintu dusoza turaza gutanga umuti turaza kuvura abantu natwe twivura kuko natwe Imana igivugana natwe mu bicuku bya nijoro dushyizweyo nawe mwene data dukurikiye nuko hari izindi nzozi nifuza ko pasiteri azitubwiraho ni izihe urabyutse mu gitondo iwawe urakaraba ugiye muri dushe uri mu nzozi ufashe isakoshi yawe ufashe ibage yawe ufashe laptop yawe ufashe buri kimwe cyawe cyose nk'umuntu ugiye mu rugendo ahantu runaka ugeze kuri arete ugeze ku muntu mwari mwavuganye no gutwara ugeze ahantu imodoka usanze iragiye cyangwa se igihe uri kuyireba igihe uri kuyireba icyo kintu gisobanura iki ko abantu bakunda kubirota murakoze cyane iyo bavuze imodoka hari n'abatagenda n'imodoka hari abagenda na train hari abagenda n'ubwato hari abagenda n'indege ibyo bintu hari abagenda na moto akagare ibyo bintu byose rero tubishyize mu kintu kimwe kugira ngo umuntu wese yiyumvemo donc kujya gutega ikinyabiziga ugasanga kiragusize ugiye kujya mu rugendo hanyuma ikinyabiziga ubonye kigusize uzi ikintu bisobanura birashoboka ko wari ufite urugendo birashoboka ko umaze iminsi ushaka gusengera urugendo urugendo rwawe wasengeraga urugendo rwawe nushaka urukansoringe kuko icya mbere rurimo ikibazo gikomeye icyo ni kimwe icya kabiri ibintu wasengeraga bizinesi akazi birashoboka ko wasengeraga akazi cyangwa ari bizinesi usengera menya neza ko ibi bintu nushaka kubihagarika bireke kuko nubijyamo uzahuramo na konsekansi nubijyamo uzahuramo n'ibigeragezo donc wari ufite icyifuzo cyo gutangiza bizinesi yego wari ufite icyifuzo cyo gutangiza umushinga w'ubukwe wari ufite icyifuzo cyo gukora urugendo wari ufite icyifuzo cyo gutangira iduka wendaga gutangiza itorero wendaga gutangiza urusengero wendaga gukora igikorwa runaka wenda n'umushinga runaka someway hanyuma uraryamye urose inzozi imodoka igusiga ubwo imodoka nuko turi hano mu Rwanda niyo batega imodoka muri Amerika batega train hari abatega ubwato hari abatega indege ukabona indege yagusize pastor ubundi nuko abantu benshi batajya babitekereza iyo Imana iri guhishura inzozi ihishurira umuntu bingana n'ibyazi umva mubwire buriya nuko abantu batanabizi rimwe na rimwe bakabyuta nabonye ibintu by'Imana abantu batangiye kubimefira bazabona ishyano urumva bureka mubwire ruba Imana ihanurira umuntu ubuhanuzi butewe n'urugero arimo yewe Imana ishobora kubwira Robert yabikora Imana ishobora kubwira umuntu w'umuhinzi ngo Imana igwaye etaje cyo ntabwo bishoboka oya uzi ukuntu ubuhanuzi bumera ubuhanuzi bwo mu mujyi butandukanye n'ubuhanuzi bwo mu cyaro ibyo abantu bazi banabyumva mu cyaro iyo agiye kumuhanurira baravuga ngo Imana igwaye igitari cy'imyumbati Imana igwaye ingurube Imana iguhaye ihene kandi agahita yuzuzwa mbonye Imana iguha ihene 3
agahita yuzuzwa mbonye umuntu aguhinga uyu muntu agahita yuzuzwa hanyuma umuntu wo mu cyaro ahubwo Imana amubwira ngo mbonye Imana ikujyana i Kigali nuko babahanurira uwo muntu agahita yuzuzwa agahita asaragurika kandi koko niko bimeze hanyuma wo mu Rwanda Imana ngo umujyanye muri Amerika nose umuntu wo muri Amerika yamwanga ngo umujyanye mu Rwanda gutura mu Rwanda mbwira ko umuntu wo muri Amerika Imana mwanga ngo umujyanye gutura mu Rwanda sibibaho kireka koze ibyaha ubwo yamubwiye ati rero dore ukoze ibyaha usubiye iwanyu ugiye kurisha mu Rwanda noneho rero aba bantu bajye banabyumva uko niko ubuhanuzi bugenda bukurikirana uzarebe n'ubuhanuzi kuva na kera umuntu wo muri Kigali rero Imana imubwira iki hamwe mbonye Imana iguha etaje mbonye Imana ikubakira mbonye Imana imodoka iguhaye viza ariko umuntu wo mu cyaro mbonye Imana iguha igare Imana mvuganye nanjye ko Imana ikujyanye i Kigali Imana ikujyanye i Kigali uyu muntu akuzuzwa kandi koko nako ubuhanuzi buba bumeze kabisa nako buba buri ubwo niko ubuhanuzi bugomba kugenda abantu banabyumve banabimenye twe abantu bavuga ngo Imana ikujyanye muri Amerika ariko reka nkubaze Roba reka nkubaze mu Rwanda abantu bakwifuza kujya muri Amerika ni bangahe abantu bakwifuza kujya muri Amerika gutura niba turi miliyoni 13 ntabwo barenze 800 abakwifuza kujyayo ni bakeya se wakwifuza kujyayo abashize barahazi wakwifuza gutura yabonye ubushobozi nibyo mvuga ariko abantu b'i Kigali nibo babazi ibyo muri Amerika babona mu cyaro se ko wabishakira ibiryo no kuza i Kigali noneho muri Kigali Kigali yose yo bose bashaka ko kibano birirwa bavangwa ngo mwebwe mpano abantu bagiye kujya muri Amerika no kwera iki Kigali yose yo buri muntu wese wakanagiye Kigali kubera abayabonye abayumva ahandi hajya muri Amerika akanareba akaba mu cyaro ntabwo baba bafite yashaka kanagaruka wo mu cyaro nyine nakubwiraga wo mu cyaro we akeneye kwibonera niyo abonye abantu bava ngo bagiye muri Amerika arabaseka singa bariya bagiye ngo ndayi arumva kera Imana yize kumbwira mugiye mu mahanga abase mahanga ndajya kwenda iki iyo na biryo nagiraga nta nanze kurya nagiraga nta niki urakumva ariko ndashimira Imana ko ya mahanga naje kuyajyamo ariko iyo gihe sinabyumvaga naje kubimenya nyuma no kubisobanukirwa so rero buriya twaba dusobanura inzozi abantu rero bajye basukunda gusobanukirwa bamenye neza nurota izo imodoka gusiga gari ya moshi gusiga ibyo bintu ukabibona muvandimwe ikintu wari gusengera ikintu wasengeraga kivemo gihagarike hanyuma katubaho umuti umuti wo kurota wa mwana yaba apfuye cyangwa ari muzima umwanzuro wo kurota umuyaga aricyo gisebo Satani agushizeho umwanzuro wo kurota iyo modoka cyangwa iyo gari igusiga ikimane ukoreye n'iki ashaka gusenga Imana fata umwana usenge nibura fata nk'amasengesho y'umunsi umwe cyangwa 2 Imana usenge Imana winginga Imana kuko Satani rimwe na rimwe harimo n'umugambi w'abadayimoni hari igihe barimo n'umugambi w'abadayimoni fata umwanya usenge kugira ngo Imana irusheho gusobanurira gutsindira buriya Yosefu ni mwago mwibuka ko yagiye kubenga Mariya yabenze ngo Mariya rwihishwa yaramubenze ntabwo yaramubenga mu ibanga aragenda gahoro ariko kugira ngo mwemere habaye iki habayeho kurota Imana musanga ngo Yosefu uramugore Mariya mwemere kuko indatwite si yawe ntabwo ari n'iy'umuhungu none se mugeze Roma iyo aza kuba n'undi musore w'iki gihe cyangwa se na Yosefu ariko bigwa n'iki ko iyo ataza kumenya mu nzozi ngo Imana imubwire rero nshaka kubwira abantu ngo Imana ivuga natwe mu nzozi kenshi rimwe na rimwe ahubwo dore icyo Imana itubwira ni ukudasobanukirwa kabiri niwamaze gusobanukirwa ahubwo akajya gufokasinga Imana ishobora kubwira ngo pastor reka babwira abantu badukurikiye hari akandi kantu kajya kababaho forumo mu kuntu abantu barose inzozi bagahita bazizana mu buzima busanzwe bagahita babona ko ibyo bintu bitanabaho sibyo donc n'abanyamakuru ngo bababeshya ngo ibyo bintu ngo mwarose ngo n'imitekerereze ngo n'ubusazi bari abo bareka babo bihorera n'abaretse rekana nabo pastor reka dusatire umusozo twatanze umuti hanyuma ikintu numva nabwira abantu badukurikiye inzozi zose urose ukabyuka mu gitondo ukamenya kuzibuka uko zatangiye nuko zarangiye niba utazisobanukiwe shaka umuntu w'Imana twandikire
muri commentaire kuko ubundi reka mbaze nabaye n'umuti inzozi ubundi inzozi abantu bose ntabwo basobanura inzozi gusobanura inzozi ni impano mubanze mubyumve ko ari impano nk'uko umuntu ahabwa impano y'ivugabutumwa nk'uko umuntu ahabwa impano yo guhanura nk'uko umuntu ahabwa impano yo kwerekwa nk'uko umuntu ahabwa impano yo kwandika amandiko abantu uwandika amandiko wari uzi ko hari umuntu andika amandiko ntayasobanura agasobanurwa n'undi yahawe impano gusa yo kwandika amandiko ariko ntiyahawe impano yo gusobanura amandiko ibyo rero nuko tugomba kumenya ko nuko rimwe na rimwe twashatse byose kubivangavanga byose tukabigira ibyacu umuntu agashaka guhanura agashaka no kwandika amandiko oya kora kimwe Imana yaguhaye Imana yaguhaye nimero za Pastor Shimwe ni 0788 65 39 67 Imana rero ugumugisha duhamagare cyangwa byandike muri commentaire tuzabisoma hanyuma tugusubize Uwiteka Imana agumugisha mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka tubashimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro twaba dusatiye umusozo commentaire yawe subscribe na like na comment birakenewe byose kugira ngo bishayaringa kugira ngo namwe wanyu babimenye turashaka kwikomeza kuzuza ibintu byacu neza bimeze neza ibintu bikagenda neza mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka shalom naho butaha